Iyi ni imwe muri filime zateye abantu ubwoba cyane ariko si ubwoba busanzwe. Don't believe. Iyi ni filime ikwereka ko kutamenya uhanganye nawe bishobora kukwica. Iyi ni filime yasohotse mu mwaka wa 2016 ikaba yarakozwe mu bwoko bw'amahoro movies cyangwa se thriller na crime movies. Mbere kumubwira iyi filime amafaranga yinjije n'akayabo bakinnyi bahembwe nyuma yo kuyikina abanza wumve neza utu tuntu. Ubundi iyi filime ivuga ku rubyiruko rw'abana batatu. Abana batatu, uwa mbere abayitwa Loki, wa kabiri ari Alex, undi ari yitwa Mani. Aba ari abajura b'abana bato, aba biba amazu y'abakire, bamenya amakuru y'umugabo utuye aho hafi w'impumyi. Bakavuga bati uyu mugabo n'ubundi ubwo ari impumyi ntabwo zadushobora, reka tujye kumwiba. Aba baza kwinjira ari nijoro batekereza ko ari akazi koroshye ariko ibintu bitabihinduka. Ubundi uwo mugabo ari impumyi ariko ari n'umunyamayeri ukomeye. Ubundi uyu mugabo aba yararitayarinze mbere yari umusirikare. Uyu mugabo birangira bamuhaye amafaranga ya pansiyo. Ubundi nyuma yo kumuha amafaranga ya pansiyo akaza akibira mu rugo iwe dore ko aba yaranashaje cyane atakireba. Ariko nubwo aba bana baza kumwiba baba batekereza ko ari ubujura busanzwe, ariko ubujura buza guhindukamo intambara yo kurokoka. Aba bana birangira batarokotse dore ko abenshi banapfiramo bitewe n'uko uyu musaza aba yishakira udufaranga twe ko twaguma amahoro. Iyi filime Don't Believe itwigisha ibintu bikurikira: kutagira usuzugura ndetse n'amakosa yawe ashobora kugukurikirana, ndetse ikatwigisha ko nta kibi kibaho nta mpamvu. Ubundi iyi filime nanone ikatwigisha ko ubujura ni inzira mbi iganisha ku rupfu. Iyi filime itwereka ko umuntu ucecetse ashobora kuba ateye ubwoba cyane. Mbere ko tujya mu bindi reka banze mbabwira amazina y'abakinnyi ba filime bakinnye mu filime, amazina yabo mu buzima busanzwe n'ibyo bakinnye ari byo. Uwa mbere bamwita Stephen Lang. Uyu Stephen Lang niwe mukinnyi nkuru wo muri iyi filime. Uyu yakinnye ari nka The Blind Man cyangwa se umugabo w'impumyi. Uyu niwe watumye filime ikundwa cyane kubera acting ikomeye. Undi bamwita Jane Levy. Uyu yakinnye ari nka Loki. Uyu aba ari umukobwa washaka guhunga ubuzima bubi. Naho undi wa gatatu bamwita Dylan Minnette. Uyu Dylan Minnette yakinnye ari nka Alex. Uyu ni umuhungu watekerezaga cyane ariko afite ubwoba. Undi wa nyuma bamwita Daniel Zovato. Uyu yakinnye ari yitwa nka Mani. Uyu niwe wari ufite ideas mbi cyane, cyangwa se uyu niwe ufite ibitekerezo bibi cyane muri bo. Ubundi filime Don't Believe yaragiye irakundwa cyane ku buryo budget ya Don't Believe cyangwa se amafaranga yakoreshejwe ari make cyane ugereranyije n'izindi filime. Iyi Don't Believe yakoreshejwe amafaranga make cyane ugereranyije n'izindi filime. Iyi Don't Believe yakoresheje hafi miliyoni 10 z'amadolari. Reka tuvuge box office y'iyi filime. Ubundi nyuma yo gusohoka iyi filime yinjije y'amadolari miliyoni 150 z'amadolari ku isi hose. Ubundi iyi filime yayobowe na Fede Alvarez, ariwe muyobozi ukunzwe cyane mu mafilime ateye ubwoba. Ubundi inzu yose ya Blind Man cyangwa se iriya nzu yose ya uriya mugabo w'impumyi iba yarubatswe muri studio. Iriya nzu hariya ni studio, ntabwo hari ahanya ibindi ni CGI yabyongeyeho. Ubundi ikindi yagenewe gutuma kamera igenda neza kugira ngo aba viewers cyangwa se abantu bazaba bari kureba bazumve ko bafungiyemo imbere. Ubundi amwe mu mashusho yafatiwe mu ituze rikabije. Aha nta muziki humvikanaga umwuka gusa. Ibi byari bigamije kugira abazareba iyo filime bazumva bafite ubwoba nyabwo. Ubundi Stephen Lang yitoje cyane gukina nk'umuntu w'impumyi. Uyu yakoresheje indangururamajwi gutega amatwi n'imyitwarire idasanzwe mu gihe cyo gukina iyi filime. Ubundi Don't Believe yakunzwe n'abafana cyane dore ko yashimwe n'abakora critique. Iyi filime yagize amanota meza kuri IMDb, inagira ranking iri hejuru kubera intsinzi yayo yakozweho n'igice cya kabiri cya Don't Believe aricyo cyasohotse mu 2021. Ubundi Don't Believe iyi si filime y'ubwoba gusa, ahubwo iyi ni filime y'ubwenge, suspense n'inyigisho. Utekereza ko ari we intege nke zawe ashobora kuba ari we ukomeye kurusha wowe. Niba ukunda filime zigufasha kuva zitangiye kugeza zirangiye, Don't Believe ni imwe muri filime nziza wakagombye kureba. Ubundi filime Don't Believe uzayirebe ifite 1 na 2. Ngiye twabanye nitwa Dofe, iyi ni Kavu Entertainment. Nizere ko dukande subscribe kujya tuzabane no mu bindi biganiro ndetse na filime mushaka ko twabakoreraho mwanyandikira muri comment.